Abakunzi b'Urwimisozi Igihumbi TV, uyu ni wa mwanya dufata wo gutambagira isi yose, tugatambagira karitsiye zose kugira ngo tumenye amakuru y'ibyamamare cyangwa se amakuru y'abantu basanzwe, muri make tukayereka abanyarwanda. Uyu ni wa mwanya twafashe wo kujya kureba umustar mwese mumenyereye bita Murundi. Twamaze kumenya amakuru yuko yimukiye hano mu Kiyovu, yaturangiye hatuye, tukaba twari dufashe urugendo rwo kugira ngo tujye kumureba, tumuganirize, tumenye ibimuvugwaho, kuko tubona ko hari inkuru nyinshi amaze akora imisa akora, ashwana n'abantu, yumvikana n'abantu, kugira ngo nawe atubwe ukuri kose kuzuye. Cameraman, tugende tujye kureba tureko Murundi, kugira ngo tumenye amakuru ye yose ayagaragariza abanyarwanda, ndetse ko abarundi banamukunda kubi, aba diaspora nabonye bamwemera kubi, none habagaragariza ahantu atuye. Cameraman, uri kureba ahantu Murundi atuye? Sha ubustari ni danje kabisa, ku umustar ni byiza. Dore ngize n'amahirwe dise tumubona, man bise bitworohera tutanavunitse kabisa. Murundi turamubona, yakoze ko mbona ari kwipitapitisha, wagira ngo hari yari ni maneko hari kandi ni ku gipangu cye. Katurebe man, reka tumwegere tumubaze tumenye amakuru, kuko Imana iranadufashije dise tumubona tutiriwe tubaririza ngo Murundi atuye hehe. Man, ko Murundi ameze neza, bigaragare ko Murundi kafashwe. Cameraman, ari ku cyango mukiyo atuye mu Kiyovu kwa president. Abantu bari kumva Urwimisozi Igihumbi, bakurikiye Urwimisozi Igihumbi, aha ni mu Kiyovu aho bita kwa president muzehe wacu Paul Kagame, ni hatuye. Murundi ni hasigaye atuye, cyamamare sha kimanukiye haidgiyo. Man, wallahi drip wagaze none, ibikapu bibiri mu mugongo none. Yewe man, ntakubeshye twari tukwinjira, ariko kubw'amahirwe tutiriwe tubaza ngo sego Murundi atuye duse tukugwaho. Bro, cyakoze warawituye mu Kiyovu koko mise mvivu. Man, sha none se bro, none se bimeze bite ko twari tuje kukureba aho musego tukuganirizaho gake, byibuze unaganirize n'abanyarwanda cyangwa se n'abarundi bari bagukumbuye ku Rwimisozi Igihumbi TV. Ariko ni ko sallahi uziko urantunguye, Imana ufite nimero yanjye, nakumbwira niki kugira ngo twicare hamwe nk'abasaza tuganire, dore nibwo nanyiva amahomo nanigiriye mu bindi. Oya, urabizi ni kagatigito. Urwimisozi Igihumbi ntago tujya tuhamagara nimero, twe twinjira imisozi yose tukamenya amakuru, kandi nkaye nk'umuntu w'umupape ntago twakwirirwa tuguhamagara, twe nukuza tukimenyera kerike para ahantu hose utuye tukamenya amakuru yawe. N'abantu mane bari kuva mu Burundi, burabona ko ntare busange Mustar sha agiye guhura n'abantu bari kuva i Burundi. Nizere ko bazanya akana, ariko nk'udusambaza ni abajinyene banje tu bari Burundi baje kunsura tuganire n'ubundi projet n'ubundi turiko turapanga. Kurumva nawe usunegera mu muhanda n'iki, urabona nta busange barambiwe. Ya man, utisunegera mu muhanda Murundi. Genda gira ngo nkwibarize muri make, ese Murundi ibiganiro sha ngewe n'ubwonko bwanjye ntibukibasha gukora neza ngo mbe nabari ibiganiro maze gukora, ariko hari ibyo mbasha kona nanjye nkabikunda, nkavuga ati iki cyamamare ngombe nkorane nacyo interview, byibuze nanjye kintwikire kindemere mwababyeyi. Ndemera oya nyene ndemera mana, ariko nawe ufata umwanya nyene wallahi uvuga ati reka niki hamagara kuri phone, hamagara muri banyene ko tuganira, ko n'ubundi mba nibereye amagongana ibindi ndi gukora, twakicara tukaganira. Ariko mbabara ubanze werekane Murundi ahantu, ubanze werekane Murundi ahantu yitura lokasiyo z'izindi z'abana bibura. Ngewe ndemera unyihera ikiganiro, byibuze nta kibazo, ibindi tuzabiganiraho nyuma, ariko urayerekana ngo Murundi ngana turutse. Bagomba kuhamenya, bazi ko bavugana n'umuntu uraho usanzwe, ntago ari ngombwa. Nyine ari nk'amagambo make cyane twaca ku mayange yayo tukumviza uko bimeze, tukaganira hagati, ariko abajama mandi bari kuva BJ sinsange barambiwe, tukungu tuvugana bageze ku kibuga cy'indege. Cyakoze uri hejuru, waraye uri hejuru pe. Ngewe reka nkwibarize Murundi, niba umpaye umwanya, ubwo ndabizi ko wampaye umwanya tuganire, nkwibarize ku byo mbona biba bimaze iminsi bikorwa. Murundi yakundanye na kanaka, Murundi yebgutya, ariko Murundi ni rutwitse hagati aho, Murundi ni rutwitse man, mbabarira umukuri, byibuze uzatwereka icyana hariya cyawe, uvuga ati iki ni cyo cyana cyanjye, ngiye bwa bukobwa bwipitapitaga bwose ubu ngubu bujye mu nkengero. Tuve umuhanda no w'inyobozi dore no karitsiye nawe urabizi. Tujye hese kwari hano ni muri mu bugari bwawe, ni wowe watwerekaho. Aha ni mu bugari bwawe, ni wowe watwerekaho tujya. Sasa man, kucyo kibazo mbajije
ese mani ko nanjye byarandenze no bibara gute abana barakurenze waraye wese ubanga abana barandenze ariko niba umuntu aje kuvuga ngo ndi umufana wawe ngomba kumwakira neza nk'umufana mukaganira turimo naje kuvuga ngo ndagukunda ntuzi impamvu agukunda ashobora kuba gukunda kubera ko ibiko gukora ngomba kumwakira nyine uko ari tu atashaka ko wagukunda kubera ko ibikorwa ukora ukamwakira none se nanjye nje wanyakira ko mbizi ko akagatigito nakinjemo bikananirana nandikiraga umuntu akangiye cyangwa mwakira abakobwa gusa ntago mwakira n'abahungu kana nawe uvuze ntago ari sawa mani ntabwo ibintu by'ivangura wenda ushobora kumwe ati ndi umufana wawe n'iki twaganira tunabirenze papa nabirenze bro ariko rero ntiwiyibagize yuko abastari ntago muri aba ku ruhande rumwe babashinza ko mutari abana beza kana so wajya wagasobanura neza ku ruhande rumwe babashinza ko mutari abana beza hari ukuntu umuntu akwandikira ukamurya sini kandi nyuma yabwo ntimwirengagize yuko mwese muzahurira ahantu hamwe nicyo kintu bakunda kubashinja hagati aho ngaho ndarengana kuko wenda ndi umustar ariko sindi hejuru cyane kuko buri muntu wese afite urwego ariho afite uwarenze kandi afite uwumurenze umbwiye rero iryo jambo banumva atari fresh kubera ko iyo batwirengagiza cyangwa se birengagiza bashobora ko birengagiza ko je nago ndimo kuko nk'ukuntu nivire nyene mu mahudu yawe nigiriye mu bindi bintu byanje nkagusanga mu muhanda ni iki nyene sinarinzi ko gahunda yaruyizi ko tuwe mu muhanda so wanteguje kuri bunsange home ariko abona turahagaze tugiye kuganira kandi hari abaji nyene bavuye bije hari abantegereje bari hari haboro nyene ngiye kureba ntago twakabaye duhise tuganira no mwanya nakankubwira ati wowe tuzaganira ikindi gihe kanyine mbafati ariko dore uno mwanya ndabandikiye mbabwira ngo mwihangane iminota 30 kugira ngo tubashe kwa twuvugana basi iminota 10 urumva nta bintu bikaze birimo yes niyo mpamvu nyine bavuga ngo umuntu yasabye arahabwa nanjye nasabye ndahawe uratwihanganira niba tugutunguye ariko byari ngombwa nk'umuntu w'umupampe abastari nibo bantu boroshye ibintu ariko hagataho mujye mwihangana nabo bahungu mubasubize wenda nimukavugisha abakobwa gusa n'abahungu ndacyabigarukaho n'abahungu mujye mubavugisha ntacyo bitwaye komane ni bake cyane babona birengagiza ama SMS y'abantu none umuntu yirengagiza ama SMS y'abantu ko se ko ari abantu roba ari nizo mpamvu ibintu dukora bigaragara cyese bigakundwa cyese bikarebwa irebwa na ba bantu nujya kubirengagiza tena iki ni icyamamare ni ba bantu se man umutipe no umustar uzi umuntu umuhamagaye super manager walaye allo super hero yo ewe ni bwa bustar wapi mani ni babajamba bamwe ngiye kureba ko mbonyanditse super semana mani ni super manager witubeke ni super manager akazigara umuvande we ngwino misi turi super manager ni sawa cyane turi gupanga kabisa umuvande mweto sasa murundi nanjye nka wa mwana wanza karengane gakorerwa abana b'abakobwa se cyangwa abagore kuki se nawe uyitse umuntu cyangwa se wanga akarengane gakorerwa abana b'abagore cyangwa abakobwa bivuze ngo mu magambo make iby'abahungu cyangwa niwe ntago bikureba nawe buretse ngusobanure hagataho no kuvuga ngo buriya muri make bakoze ijanisha basanga mu bantu bahohoterwa igitsina gore kiri kuri 96% mu gihe igitsina gabo gisigaranye 4%. Niyo mpamvu rero dukora ubukangurambaga kugira ngo turwanye ibyo byarusahurira mu nduru biri hanze aha biba byitsimbye mu bihuru biri guhiga nk'ibihiga inkwavu zigasozi bihiga abana b'abakobwa. Niyo mpamvu ngiye ku bwanjye niyise wa mwana urwanya karengane wa mwana urwanya hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa cyase abagore muri make. Birumvikana ariko nanone nakabahungu bakakwiye ugacishamo kugira ngo ntumve ko bahereje kuko iyo uvuze ngo wanza karengane ko n'abahungu yama murundi ati nakabahungu wagacishamo mubyeyi kawaida ngacishijemo kubera ko ubwo nakandi kantu nyunguye muri nuze yanjye ako kantu kagomba kujya kabayeho neza bose hari nabo abantu bahejejwe niba ruguhezwa nyene mugani w'abanyarwanda bahejejwe nyuma abantu birengagizwa kandi arabahungu tena ntiwibuke ngo n'abakobwa bonyene bari muri ibyo bibazo n'abahungu barabaho kuba kandi bari hari down ariko namwe nk'abanyamakuru nanumva namwe ngo hari ukuntu abapeti cyangwa se abantu bafite impano zabo n'iki babitura mukabirengagiza tu nizo mpamvu nkeko urimo igicano bayita urw'imisozi igihumbi ntago ari cana ijonjora ahubwo urw'imisozi igihumbi ni cano ireberera inyungu z'igihugu ntago yo ntago isenya irebera inyungu z'igihugu umuntu wese umwana wese wumva ko afite impano ni karibu ku rw'imisozi igihumbi TV ariko icyo nashaka kwibariza umusitari wanjye hano man biroroshye kuba
wahura n'umusitari gutya akaguha umwanya mukaganira cyangwa se we agafata igihe cy'akavuga ati reka nguhe iyi minota ingahe tuganira ariko nta kibazo nyine mwakoze. Ni ibintu biri simple kubera ko mu buzima twese nta muntu amenya iyo avaja, nta muntu azejo kuko abanga isi nagisakaye. Ngo rero ntago wakirengagiza umuntu mwana utazi icyo ashaka canke se ibyo akeneye. Kuno munsi ushobora kumbwira ati ka tuganire, kumbe uno munsi ngiye kubona icesi kuri wowe ko tugiye kuganira, wenda hari umuntu yari yarambuze agiye kumbona wanganirije. Murundi witubeshya ngo ugiye ku kibuga cy'indege guhura n'abantu, uko ngiye mbibona ushaka kuba utabuze utwara nka dutatu usize utendoka bugiye Burundi. Tubwiza ukuri kuko uburyo umeze biragaragara ko wakatishije tike y'indege ya 8:00. Nyine reka mwibariza akantu kamwe, amasaha dufite uyu mwanya, amasaha dufite urayabona? Sone amasaha yabarayo kujya kwa mukijya mu kindi. Nyine ndi kukubaza ati kuko abantu keshe rifata ngo ni saha ngapi ngo kuyisakana nayo yambaye. Isaha yariyo yose biterwa n'itike yawe ugiye wa ibooking. Sone nafata umwanya saha 10 yo kuvango ngiye mu Burundi man. Gusa witekerereza umuntu cyangwa utekeze bimurimo. Suri mu biki ureke ko barango ngo ngiye Burundi ngo natende twana dutatu man, nago ndi down byatari ku buryo nateye inda abantu nkatanda bacika man, kandi nabwo ariyo business ndimo, ntago ariyo show business yanjye gutera inda. Ese birabikobwa byose mbabona buriya ntujya ugira na waki man. Ese urigera ubona ndi imbere y'umukoba ngo naje kumufukana ndamukunda n'abafana man tuba twibereye. Ese gomba mbona ubona abafuhira cyane man, ufuhira umukobwa muri kamera subwo pakugera no kuri nyina wa Mbogo nawe mbone wagigiye neza ziko bivuze nka wagira ngo uyu muji niwe mwami bavuze, ubundi niwe mwami bisiketi bavuze nka wagira ngo tumaze gura ku mukobwa nkagufuhira man. Ariko hagati aho cameraman ntaribagirwa arakantu nshaka kwibariza Murundi kuko ashaka kuba bizi. Murundi wabuzi akazi ko kogoshora kazi waba warigeze kugakoraho no munsi no man bro, ibintu byo kogosha ubundi abantu benshi cyane Murundi bamuze nk'umukwaferi wallahi. Yama wallahi nta nubwo none narimbizi kugira ngo nkwemeze. Ni ikintu kimwe nakubwira ngo uzureba keshi cyane abastar abaririmbye bakinira ya filime yabaje abeshi cyane abeshi uzasanga umwe kogosha barawuciyemo kuko kogosha ni ibintu n'umwuga woroshe, ni n'umwuga ukora abastar nanone. Nanjye ntaguciye mu ijambo wa mwana wanza akarengane, nanjye ndi umukwaferi ariko nshaka kukubaza niba umukinyi iki kibazo ngiye kukubaza ntago cyari kiri mu byari binzanya, ariko reka tukiganireho n'abanyamakuru bacu. Ariko nanone urasa ku ntego musa ntacyo tuvuge tubangura nshaka kukubaza umukinyi w'umupira n'umukinyi w'umukwaferi itandukaniro ryabo nihe ko bose baba ari abastar? N'umukinyi w'umukwaferi oya mu mbabarire, umukinyi w'umupira n'umukwaferi oya kwibeshya bibaho. Uzarebe n'umunyamakuru arandika kandi ugasanga yibeshye kandi complete biri kwandika. Umukinyi w'umupira n'umukwaferi batandukaniye ko bose ari abastar. Kawaida je nakubwira ngo umustar kubera ko bivanye kuko umuntu wese akwega yishira akurura yishira. Nakubwira ngo n'umukwaferi kubera ko ibintu by'ukwaferi ndi mu bantu babikoze cyane akira sha igihe kinini cyane. Ni umwuga wankujije tu, n'umwuga wangejeje no ku rwego mfite, ni mashini yo kogosha kwa nakora imisatsi y'abakobwa n'iki biri mu bintu nyene byangejeje ahondi. Nizo mpamvu nagira ngo umustar wa mbere yaba umukwaferi kubera ko niwo mwuga wankujije. Ni yonza kwa ndi umujuweri navuga ati no nabakinyi umukinyi w'umupira ararenze, ariko no mwanya navuga ngo umukinyi w'umupira no wa kabiri kuri jewe. Okay, icyo nashaka ingewe ubutumwa nashakaga kwihera, icyo nari nkubashije ndacyumvise n'ubutumwa nashaka kwihera abanyamakuru ba sport birigwa bago breaking news go umukinyi binjire no mu bakwaferi man. Niba umukwaferi arokiritwa miliyoni 5 umukinyi akajya muri Gicumbi kuri ku bihumbi 300 umuntu akirirwa yashyuhije inkuru yashyuhije imitwe y'abanyarwanda go breaking news go umukinyi yaguzwe ibihumbi 300 bakwinjiye muri iyo diro y'abakwaferi. Bona kataje sema uzasanga keshi umushoferi umuririmbyi umukinyi wa filime umwuga w'ukwaferi barawuciye moto kuko umwuga w'ukwaferi umwuga uva mu kwaferi ujya mu busitare burenze ubwo burimo. Ubusitare ni oje ngewe ndi muri kamera y'Ijwi Imisozi Igihumbi TV. Icyo nabwira abanyamakuru ba sport wo bita Eric Dinyo cyangwa se Anta Biganiro, mureke kwirirwa izo breaking news zanyu zo mu bakinyi bihumbi barekrite mazi 200 500 mwinje no mu bakwaferi man. Arabakwaferi baba star mu n'aba manager turabakeneye.
amanager turabakeneye binjire mu masaro de coiffure ba managing abakwafere hari abakwafere babakire man mu coiffure amana agurwa miliyoni 5 akagurwa miliyoni 3 mujye mu breaking bizadushimisha twumva muri ku breaking news wa mu Justa Style wakoreraga giporoso akaba yahinduye saro akaba ari muri Clipper Zone mu mujyi aguzwa amafaranga ya nayo ibyo man banumva ari byo bintu byo ku breaking nkuru go kaburuteri gwaguswe 200,000 muri Gicumbi agaragaza namwe abakwafere uko murareba tugaragaze tuba turi hejuru cyane ariko genda umukwafere ariko nanone wifitiye umwuga w'itangazamakuru ngo bantegereje ni bwa bustari ni bwa bustari no kuvuga ngo umustari ntavugirwamo umustari arakuyobora ntago umuyobora niyo mpamvu nanjye ntaraza muri uyu mwuga nabahamagaraga mukandya sini amazi saha yose mani yantegereje yururutse indege tu yururutse indege murundi reka twoye kukubaza byinshi kuko n'uyu mwanya duhaye nuwo gushimirwa nyagasani wo mu ijuru azaguhembe nkwifuriza n'ishya nihirwe mu by'uburimo byose ariko nkugira inama yo kutazegera umwana w'abandi kuko abana nibo Rwanda rw'ejo nubona nubasagariye ujye umwegera umuganirize reka tugushimire kuri iki kiganiro hari rw'imisozi igihumbi TV wenda n'ubutaha tuzakuganiriza urakoze cyane mu birahagije kabisa thanks sana reka nanjye ncomoke ndi babo bantu kandi boho nanjye rw'imisozi igihumbi ndabakunda cyane n'abafana banjye hejuru cyane ndabakunda cyane cyamamare wallahi wamubonye yewe dore intambuko rw'imisozi igihumbi TV ararenze cameraman yaman ahangaha